Hello, mwiriwe muraho neza. Yeza kuzwe. Nongeye kubaha ikaze kuri Kubyumva TV, ngiye bibagezaho banyita Dada. Mbere na mbere mbanje kubashimira uburyo mureba ibintu byanjye, abiyakoresheje mwese. Muraba agaciro gakomeye cyane, namwe mutarabikora bashishikarije kunyarukira kuri Kubyumva TV. Murebe hariya hasi hari sabone cyangwa subscribe, haba mubikore, haba tujye tugirana ibihe byiza kandi abizeza ko tuzagirana ibihe byiza cyane. Murakoze cyane. Nizere rero ko mumeze neza, abatameze neza namwe ndabakomeje mbibutsa ko byose birarangira, ntuti icyizere. Sawa rero, ngarutse hano kugira ngo tuganire ku kintu nise guceceka, le silence. Ese guceceka tubyumva dute? Ese guceceka ni byiza cyangwa ni bibi? Guceceka rero ngiye nje kuvuga hano, ndibanda cyane ku guceceka kwiza, guceceka kugira ngo amahoro aganze, guceceka mu bihe ubona ko utagombye kuvuga, mu bihe ubona ko uvuze nta kintu byamara ahubwo byakurura ibindi bintu birebire bitari ngombwa. Uko guceceka niko nje kuvuga, ndagerageza kuvuga ibyiza byabyo nkurikije ubushakashatsi nakoze, ndagerageza no kureba ibihe byiza umuntu yabikoramo, ibihe byiza umuntu yaceceka. Hanyuma namwe nyuma muzama feedback, muzambwira namwe uko mubyumva, uko mubitekerezaho, kuko ni ibintu duhuriraho twese nk'abantu, ubwo tuzabiganiraho. Sawa rero, ngewe uko mbyumva nibaza ko igihe cyose utahawe ijambo ubundi wagombye guceceka, kuko burya iyo utahawe ijambo n'iyo uvuze ntabwo abantu bakumva. Igihe rero uri ahantu barimo bavuga, byaba byiza gutega amatwi kugira ngo n'igihe uri buze guhabwa ijambo ube ufite ikintu cyo kuvuga kuko wateze amatwi. Kuvuga rero utahawe ijambo burya mu kinyarwanda tubyita gushyanuka, ntabwo ari byiza. Rero uzategereze uhabwe ijambo, nutararihabwa nabwo nta kibazo, ariko uzategereze uhabwe ijambo. Icyo gihe rero hagati aho uzaceceke. Ibindi bihe byiza mbona byo guceceka ni igihe cyose ubazwa ku bandi bantu, ku wundi muntu. N'urugero, umuntu akaza akakubaza ngo ese kanaka umubona ute, ese kanaka bitewe ntazajye umuntu uza kukubaza uko ubona umuntu, uzamubwire we abe ari ujya kumwibariza, kuko wowe iyo avi nta kintu yamara uretse kugenda kwitujajwa, bikagenda byitwa ko wavuze umuntu, bakumva bakuzanye no bakavuga bati nakanaka akubona gutya, nawe yavuze gutya na gutya. Icyo gihe rero ntabwo ari ngombwa. Igihe cyose ibintu bizana mu undi muntu wa gatatu muri babiri, nabyo uzahitemo guceceka, kuko burya birangira nabi, nta nubwo biba ari na byiza. Uzahitemo kwicecekera, uzaba utanze igisubizo cyiza cyane. Ibindi bihe mbona umuntu yagombyemo guceceka, igihe cyose barimo bakubeshyera. Buryo bakubeshyeye wumva ushaka kwisobanura, kuko uzi ko bakubeshyera, ugashaka kwisobanura, ugashaka kuvuga. Burya rero iyo wisobanura ugera ukanisobanya. Burya cyane cyane iyo wisobanura unarakaye, ubabaye, bakubeshyeye, donc icyo gihe nujya kwisobanura ibintu uzavuga ntabwo bizaba biri ku murongo, nta nubwo uzaba biteguye. Uzaceceke rero muri ibyo bihe, reke bakubeshyere, byanze bikunze ukuri kuragaragara. Ntuzisobanure na gato, uzaceceke. Abakubeshyera bakomeze barwane n'imitima yabo, uzicecekere. Ibindi bihe byiza nkekamo ko twagombye kujya duceceka, n'igihe cyose abantu bazashaka kuzamurira amarangamutima bagendeye kuri uriwe, ukusa, imyemerere yawe. Ibyo bintu nabyo burya babikora bafite umugambi wo kugusaza, wo kuguprovoka kugira ngo uvuge nabi, uvuge werekane indi maje itarizwi. Icyo gihe nabyo uzamenye ubwenge uceceke, uwo uriwe ni wowe, ukuri ni wowe. Niba babisebya nta kintu bimaze, nta n'icyo bibuze kuguhinduraho. Wowe uzabereka ko amarangamutima yawe uyafite mu ntoki, mu biganza, batayavogera uko bishakiye. Imigambi bazaba bateguye izaba iburijwemo,
uburakari bazaba bagutegerejeho kugira ngo babone ibyo bagenderaho uzaba ubinetrarije, icyo gihe nabwo uzaceceke. Ntabwo byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane iyo umuntu akoze amarangamutima yawe ukamenya guceceka. Ngiye mbyita ubutwari. Hari abatekereza ko guceceka ari ubugwari, ariko icyo gihe aba ari ubutwari, kuko ntabwo biba byoroshye, biba bikubyiganamo, ariko ukavuga uti oya ndabijera, ngenda ceceka, mbyihorere, nta kintu biri buntware, ninavuga biraza kuba ibintu birebire bibi bivemo n'amahane n'indwano n'intonganya. Burya uzicecekere, uzaba ubaye umunyamahoro, uzaba uberetse ko ubasumba, ntabwo uzaba ugiye ku rwego rwabo, nabo uzaba uberetse ko uri uwundi muntu batagomba kuza bavogera amarangamutima ye bagira gute. Icyo gihe ni ukuri uzaba wizamura agaciro, kandi nyuma abo bantu ndakwizeza ko bazakubaha. Ikindi gihe cyose abantu bashaka kugusebya, kuguteranya, kugushyira hasi, ibyo bikunda gukorwa cyane nko mu kazi. Ugasanga abantu barashaka gusebya ku mushefu, icyo gihe nabwo uzaceceke uzi uwo uriwe, kuko burya ibyo bintu abo ngabo babikora baba babiteguye, ni umugambi baba bakoze, ni pula yabo. Ntuzinjire muri pula yabo ujye kuburana, gutongana, ushaka kupuruva uwo uriwe. Ukuzi arakuzi, utakuzi ntakuzi. Ibyo bintu nabyo ntuzabyinjiremo kuko nta mumaro. Uzaba uburijemo imigambi yabo, uzaba uburijemo pula bari bateguye, uzaba uyiyobeje. Icyo gihe uzaba ubarushije ubwenge, uzabaye umuntu ufite ubwitonzi, ukunda amahoro, nibo bazaseba. Uzaba ukoze ibintu bikomeye cyane, uzicecekere. Hari ikindi gihe abantu bicara ukumva batangiye kuvuga abandi, babavuga nabi, babasebya, bagira gute. Icyo gihe nabwo uzagerageze guceceka, kuko burya ibyo uvuze bishobora nyuma kugiraho ingaruka, kuko gusebanya, kuvuga abantu ntabwo ari byiza. Icyo gihe abantu nibicara bari kubivuga, wowe uzaceceke, bereka ko utari muri urwo rwego, bereka ko utari uwo muntu uvuga abandi ubasebya, kuko uwo muntu wese agira ibyiza n'ibibi. Burya abantu bahisemo kujya kuvuga ibibi, ni ukuvuga ko ntabwo biba ari byiza. Wowe ntuzinjire muri uwo mukino, uzaceceke, ubyihorere. Nta nubwo mvuze ngo uzajye kubwira uwo bavugaga ibyo bavuze, oya, uzaceceke tukuru, ceceke, kuko nta na rimwe uzaceceka ngo amagambo yawe agende avugwa kandi utavuze ibyo utavuze. Burya nta muntu uzagenda ngo abihimbe avuga ngo kanaka yavuze gutya na gutya, oya. Guceceka ni ubutwari, guceceka ni byiza mu bihe nk'ibyo ngibyo, ibihe bitari byiza, ibihe abantu bashaka kuzamura amarangamutima, mu bihe abantu bashaka kuzagira amagambo yawe kuzayahindura ukundi ngo bagende bayavuga uko utayavuze. Guceceka bizaba byiza igihe cyose uzamenya ko muri ako kanya nta gisubizo cy'ibyo bintu ufite, ni ibintu bigutunguye, ni ibintu byateguwe. Uzahitemo kwicecekera kugira ngo utazavuga ibintu nyuma uzarogereta. Uzahitemo guceceka igihe cyose uzaba urakaye, kuko iyo urakaye ushaka kuvuga ibintu bibabaza, ibintu bikora ku marangamutima y'abantu kubera wabivuze urakaye, kandi hari n'igihe utabigamije, ariko kubera ukuntu babivuze urakaye ukavuga nabi, n'ibyo uvuze ari ukuri bikakirwa nabi kubera uburyo wabivuze. Icyo gihe rero nabwo uzaceceke, utegereze igihe wumva utuje, hanyuma ubone kuvuga ibyifuzo byawe, ubone kwisobanura, ubone kwiregura. Guceceka rero ni ubutwari. Guceceka ni ibintu byiza, bituma intonganya zihagarara, imirwano, kuburana, kujya impaka, ibyo bintu byose bidafite umumaro bituma ntubijyamo. Guceceka byerekana uwo uriwe, ton caractère, tu es un homme de caractère, tu es une femme de caractère. Guceceka byerekana ko ufite maîtrise de soi. Guceceka ni byiza, bigaragaza ton estime de soi. Guceceka bituma mu mutima wawe uba ufite amahoro, ukagomeza ukaba calme. Wibuke ko le calme tue le mal.
guceceka bituma ibintu by'imirwano bihagarara, kubera ko tuzi neza ko akarimi koshywa n'akandi. Guceceka bivuga ko ntuzasubize umuntu ukubwiye ibintu bidafite icyo bivuze. On ne répond que par silence aux imbéciles. Donc ibyo bihe byose, ibyo bihe uzacecekemo ni ibihe byiza cyane, ni ibihe bizakongerera icyubahiro, ni ibihe bizakongerera agaciro. Ntabwo amagambo utavuze azajya gukoreshwa ahandi. Saba rero ngibyo ngayo, nizere ko hari ikintu mukuyemo mu byo mvuze. Nizere ko namwe hari icyo muzongeraho cyangwa mugakuraho, muzambwira, muzasigire message. Ni ukuri buri wese azambwira uko abyumva. Muzaba mukoze cyane kandi mbashimiye ko mwaneze amatwi. Imana ibahe umugisha, ibarinde no mu byo murimo gukora byose. Ciao, bye.